dutanga umusanzu we wo kubaka u Rwanda rugari twataje kuri gakondo ko dutanga umusanzu we. Saba President wa Diaspora Madame Turkeria ko yafata ijambo akabagezaho ijambo ryo kwakira abashyitsi bacu y'uno munsi. Madame Turkeria. Murakoze kumpa ijambo. Banyarwandakazi, inshuti zacu, ndagira ngo mu izina rya DRB Rugari, rimwe mu mashyirahamwe ari hano y'Abanyarwanda ba mu Bubiligi, munyemerere twese hamwe duhe ikaze aba bashyitsi bacu barimo Nyakubahwa Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko umutwe w'Abadepite n'intumwa za rubanda bamuherekeje. Mumfashe kandi tunashimire Nyakubahwa Ambasaderi w'u Rwanda Robert Masozera kubera ko kuba turi hano uyu munsi nuko yahaye agaciro icyifuzo twamugejejeho cyo kugira ngo batugenere umunsi muri iyi minsi y'akazi aba bashyitsi bacu bari hano, umunsi w'ibiganiro. Nyakubahwa Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko umutwe w'Abadepite hamwe n'abayobozi mwazanye, turabasuhuza kandi tubashimira kuba mu gihe gito mufite cyabazanye by'akazi mwazirikanye kutubonera uyu mwanya wo guhura tukaramukanya tugasangira wa muco mwiza w'Abanyarwanda w'ibiganiro byiza kandi bifite akamaro. Ubundi tumenyereye ko abayobozi b'u Rwanda bagena umwanya wo kubonana n'Abanyarwanda mu gihugu baba bazindukiyemo mu by'akazi. Ariko ubu nk'ihuriro rya DRB Rugari tumaze kumenya gahunda yanyu, twagejeje icyifuzo kuri ambasaderi wacu cyo kugira ngo batubonere umwanya duhure mu rwego rusanzwe rwo kugira ngo tuganire nk'Abanyarwanda. Ariko by'umwihariko twifuza ko mudusobanurira gahunda iriho ya Ndi Umunyarwanda, mutubwire uko iteye, ikigamije, natwe nk'Abanyarwanda bari hanze y'igihugu dushobore kubabwira icyo tuyitekerezaho, uko tuyibona cyangwa se nuko twaba tuyifuza. Naho ubundi muri rusange ni ishema ku Banyarwanda ndetse ku Banyarwandakazi by'umwihariko kubona ubuyobozi bw'u Rwanda bwarahaye bukanongera agaciro umugore. Kuko umugore n'ubundi yari asanzwe afite agaciro, ariko ubuyobozi bwamuhaye uruhari mu kugira rusesuye mu iterambere ry'igihugu cye. Bivuze ko Umunyarwandakazi wese aho ari yumva ari uburenganzira bwe bwo kwiremamo ubushake, akumva yiyumvamo ubushobozi bwo gufatanya n'abandi kubaka igihugu cye. Muri make nge navuga nti ubu iwacu umugore yavuye mu gikari ubageze ikambere. Iki cyerekezo rero amahanga yaragikurikiye aragishima kimwe natwe twese, ariko atangazwa n'umurava, ubushishozi n'ubwitonzi Abanyarwandakazi bahagurukanye ari benshi kugira ngo baharanire kuba intumwa za rubanda. None rero mwatowe muri benshi, bituma u Rwanda rwarafashe umwanya wa mbere ku isi kugira abagore benshi mu Nteko Ishinga Amategeko. Ngaho igihembo cy'ishimwe mwabonye kuwa gatatu ushize bahaye u Rwanda kubera iyo mpamvu. Reka rero tubashimire uko muri hano ndetse na bagenzi banyu bataje kubera ubwo butwari mwagize. Harageze ariko ko twese tuzirikana kandi tugahora twibuka ko inshingano Imana yahaye umugore ikamutoranya ikamugira icumbi, umurinzi ndetse umuvugizi w'umwana muri ya mezi 9 ya mbere y'ubuzima bwe ku isi, itarangirira mu ivuka rye ahubwo ikomeza ubuzima bwe bwose.
turabifuriza rero kuzuza izo nshingano zanyu mwahawe uko bikwiye, ahanini mwifashishije iyo mpano Imana yaduhaye. None rero ntabatindiye, munyemerere nsoze nshimira buri wese uri hano kuba yitabiriye ubu butumire bwacu. Nanone kandi nifuriza twese hamwe kugira ibiganiro byiza, bishimishije, byubaka kandi bituje. Ndagira ngo nsabe nyakubahwa ambasaderi wacu kugira icyo abwira abashyitsi n'abandi twese turi hano, hanyuma adusabire nyakubahwa perezida w'inteko ishinga amategeko gufata ijambo no kutuyoborera ibiganiro. Mugire amahoro. Muraho. Ndagira ngo nshimire presidente wa kominote yacu hano mu Bubiligi ijambo ampaye, ariko ntabwo ngiye kuritindana, kuko nk'uko yabivuze mwese ko muri hano, umushyitsi mwaje gutega amatwi, umushyitsi mwaje kuganiriza ntabwo ari ambasaderi. Niyo mpamvu njye nishimiye cyane kubagaragariza intumwa, abashyitsi bavuye mu Rwanda baje kubaganiriza. Akaba ariyo mpamvu nishimiye kubagaragariza nyakubahwa perezida w'umutwe w'inteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite, madamu Donatilla Mukabalisa. Rwose nkaba ngira ngo musabe ahaguruke abasuhuze, namwe mu mwakire uko musanzwe mwakira mu Rwanda. Nyakubahwa Presidente yaje aherekejwe n'abandi bashyitsi n'izindi ntumwa, kandi nk'uko mu Rwanda biteye mu buryo bw'uburenganire, abagore n'abagabo. Akaba ari iyo mpamvu nishimiye kubagaragariza Honorable Alphonsine Mukarugema. Ni umudepite mu nteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite. Kandi rero akaba by'umwihariko ari presidente w'ihuriro ry'abadepite kazi bari mu nteko ishinga amategeko bita FFRP. Ari kumwe na kandi none n'undi mudepite, ni Honorable Francis Kaboneka, nawe ngira ngo ahaguruka basuhuze. Nk'uko mubizi mu Rwanda tugira inteko ishinga amategeko ibamo imitwe yombi ibiri, umutwe w'abadepite n'umutwe wa Sena. Nyakubahwa Presidente rero yaje kandi aherekejwe n'umusenateri. Uwo ni Honorable Dr. Sindikubwabo Nepo, ngira ngo nawe ahaguruke abasuhuze. Hanyuma rero hari undi mushyitsi waje nawe aherekeje nyakubahwa Presidente. We ntabwo ari umudepite, nta nubwo ari umusenateri, nta nubwo ari ambasaderi, ariko ni umuganga, akaba umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge, Dr. Jean Baptiste Habyarimana. Ngabo abashyitsi batugendereye, ngabo abashyitsi bagiye kubaganiriza. Aba rwose ngira ngo natwe mu byubahiro byabo no mu bwitonzi bwacu tuze kubatega amatwi, kandi nabo baraza kuduha umwanya wo kudutega amatwi. Umuyobozi wa gahunda yakomeje kubivuga ati abanyarwanda baba mu mahanga dukunze kwita diaspora bafatwa nk'intara ya gatandatu, intara yo hanze y'u Rwanda. Kandi nk'uko mubizi za province zigira imirwa mikuru, zigira za chef lieu.
iyo ntara ya gatandatu nayo igira kapitali. Nishimiye kubamenyesha yuko kapitali ya diaspora y'isi navuga yuko ari hano mu Bubiligi. Urugendo nkuru n'ikiganiro bagiye gutanga ni ubwa mbere kigiye kubera hanze y'u Rwanda muri ya ntara ndababwiraga, tukaba twishimiye ko kibereye rero muri kapitali y'iyo ntara. Abanyarwanda baba muri iki gihugu cy'Ububiligi muri iyi kapitali ya diaspora ntabwo tujye tumenya umubare wabo, tugendera ku bigereranyo gusa. Ibigereranyo bivuga yuko dushobora kuba tugera ku 30,000. Ni ibigereranyo dushobora no kuba turenga. Muri abo 30,000 imibare dufite iragaragaza ko hejuru ya 70% ni Abanyarwanda bageze hano nyuma ya 1994 bavuye mu Rwanda, baciye mu bihe bikomeye bya jenoside, baciye mu buhunzi haba mu gihugu haba hanze y'u Rwanda, bagera hano i Burayi mu bihe bikomeye cyane, mu nzira zikomeye cyane. Hejuru ya 70% ni Abanyarwanda baba hano, kandi abenshi muri bo nyakubahwa President ntago barashobora kugaruka mu Rwanda. Muri icyo gihe turafite umubare munini w'Abanyarwanda batarashobora kuhagera. Usanga ambasade akazi dukora kenshi ni ukubakangurira ko basubira mu Rwanda. Bigenda bigerwaho, ariko kenshi nta nubwo biba byoroshye. Inzitizi dukunze guhura nazo, ari nayo mpamvu njye nishimiye ko n'iki kiganiro mugiye kuduha, nuko nubwo tugerageza gukangurira bamwe kugera mu Rwanda batahaheruka, iyo bagarutse bahura n'inzitizi, bahura n'ikibazo cyo kuvuga ngo abantu batashye bagarutse babaye abagambanyi, babaye bagashyirwa mu kato byonyine kubera yuko bagiye gusura iwabo mu Rwanda bakagaruka. Ibyo bikanaba kubaza kuri ambasade cyangwa n'abagana yewe n'inzego za diaspora. Icyo kibazo kirahari, ariko tukagenda hari uburyo tugenda gikemurwa. Ndabivuga kubera yuko iyi gahunda mugiye kutuganirira iziye igihe, kuko hano by'umwihariko dufite icyo kibazo. Ndagira ngo rero ntatinze rwose mbasabe bavandimwe tuze gutega amatwi iki kiganiro. Mu Gifaransa mbishyize mu Kinyarwanda baravuga ngo umwenda wanduye umeserwa mu nzu. Iyi gahunda niyo mpamvu twahuriye hano, kugira ngo nkatwe ubwacu muri iyi nzu tuganire no kuri ibyo bikomere ndababwiraga tuganire. Nyakubahwa President rero singiye mu y'abambasaderi, iyo bafashe ijambo ntibarirekura, ariko ubundi ijambo ryari ryanyu. Aba bavandimwe bari hano nimwe baje gutega amatwi, ndagira ngo nimba mubyemeye mbahe ijambo mutugezeho ubutumwa mwatugeneye. Ndabashimiye cyane. Murakoze nyakubahwa ambasaderi, nyakubahwa ambasaderi, nyakubahwa Presidente wa diaspora ya hano mu Bubiligi, nyakubahwa senateur, banyakubahwa depite, nyakubahwa nyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge, banyarwandakazi, banyarwanda, inshuti z'u Rwanda, nagira ngo mbaramukanye urukumbuzi rwinshi. Muraho ni amahoro? Mu Rwanda rwino mumeze mute? Muraturusha iki? Twabazaniye ubushyuhe. Nagira ngo rero
mbashimire mbikuye ku mutima ukuntu mwitabiriye iyi gahunda muri benshi mukeye musa neza. Nkaba nagira ngo kandi munyemerere nabashimire kuba mwaradutumiye kugira ngo tuze nyuma y'inama twari twajemo tuganire kuri gahunda ya Ndi Umunyarwanda by'umwihariko. Ibi bikaba bihamya agaciro mukomeje kwiha no guha igihugu cyacu cyatubyaye n'Abanyarwanda. Hari n'ikindi nifuzaga ko kubagezaho, Purkeri yakibagejejeho, yababwiye ko twari twaje mu nama. Hari inama ya Forum mondial pour les femmes dans le Parlement. Iryo huriro rikaba ryaragenewe nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame igihembo kiri muri kategori ya autonomisation des femmes dans les sphères politiques. Akaba yaragihawe kubera intambwe yagejeje ku Rwanda mu guteza imbere abagore, nkuko Purkeri yabibabwiye. Ubu u Rwanda rukaba ruri ku isonga ku isi mu kugira umubare munini w'abagore mu nteko ishinga amategeko, kandi abagore babishoboye. Ubu turi 64%. Abagabo ni 29 ku badepite 80, naho abagore bakaba 51. Nkaba rero nagira ngo rwose mbasabe twishimire iki gihembo, kuko mu byo nifuzaga ko tuganiraho nagira ngo tubanze tunishimire iki gihembo twahawe. Kuko iki gihembo twagihawe ni ishema ry'u Rwanda, ni ishema n'isheja u Rwanda rukomeje kugira mu ruhando mpuzamahanga. Mu by'ukuri twambaye ikirezi, ariko ubanza tutajya tumenya ko kera. Iyo ugenda aho tuba tugiye mu nama hose, ugasanga naje hano mvuye mu Bwongereza, wakwinjira wavuga abati avuye mu Rwanda, ngo twari tuvuye mu nama ku bintu bya MDGs. Ibindi bihugu bya Afurika biracyari inyuma, ariko izo za MDGs tugomba ni objectif de développement du millénaire, za target twagombaga kugeraho mu mwaka wa 2015. U Rwanda inyinshi zarangije kurugeraho. Ni ukuvuga ngo twakagombye kugira ishema ryo kwitwa Abanyarwanda. Akaba ari nayo gahunda uyu munsi tuganiraho ya Ndi Umunyarwanda. Iyi gahunda ya Ndi Umunyarwanda mwifuje ko tuganiraho, kandi natwe twishimiye kuba tugiye kuyiganiraho. Hari benshi bayumvise bakavuga bati, ariko kubera iki Ndi Umunyarwanda? Ese ntabwo twari dusanzwe turi Abanyarwanda? Ubu noneho bagiye kubitwibutsa. Abandi bakavuga bati, iyi gahunda igamije guhatira Abahutu gusaba imbabazi ku gahato, noneho n'Abatutsi bagahatirwa kuzitanga. Oya, ntabwo ari kigamije. Iyi gahunda ya Ndi Umunyarwanda tugomba kuyireba mu rwego rwa esprit rwandais, ubunyarwanda. Ubunyarwanda bufite icyo bushaka kuvuga. Ngira ngo muribuka bajyaga bavuga bati, umuntu ibyo yankoreye si iby'i Rwanda. Ubwo murumva icyo bishatse kuvuga?
ntabwo washoboraga kubivuga ngo si iby'i Rwanda uri muri Amerika ukabivuga uti si iby'i Rwanda muri mu Budage ukabivuga si iby'i Rwanda muri mu Bubiligi, biba bifite icyo bishaka kuvuga. Iyi gahunda ya Ndi Umunyarwanda ije nk'imwe mu bikorwa by'urugendo rwacu rugana ku bumwe n'ubwiyunge. Iyo turebye amateka y'igihugu cyacu, hari ameza hari n'amabi. Amateka mabi y'igihugu cyacu yasigiye buri wese ibikomere, ntawe utaragize igikomere, ndetse mpamya ko benshi bakibifite kugeza no kuri uyu munota. Ni ukuvuga ngo iyi gahunda ya Ndi Umunyarwanda ni inzira yo gusigasira impano ya gihanga, isano magara ntusige. Ni ukuvuga ku batazi cya kinyarwanda cyacu gikomeye, ikintu cya symbiose ihuza abanyarwanda batewe ishema no kuba abanyarwanda. Ikaba ikubiyemo ingingo eshatu z'ingenzi. Hari ukwiyumvamo ubwo bunyarwanda, esprit rwandais, ndetse n'indangagaciro na kirazira bigamije kwimakaza ubunyarwanda. Izo ndangagaciro navuga ko tugomba buri gihe kuzirikana ko igihugu cyacu tugomba kugiteza imbere. Intambwe tumaze gutera, uburyo tuvugwa mu ruhando mpuzamahanga, ntizagire na rimwe isubira inyuma. Kugira ngo tugiteze imbere nuko tugomba kugikunda, kandi twumva ko tugomba kuzaraga abana bacu igihugu cyiza. Ndabeshya? Twese iyo dukora ntidukorera abana bacu, ntidukora dutekereza abana bacu. Igihugu cyacu cy'u Rwanda ni igihugu cyacu. Niyo twaba turi mu mahanga twitwa abanyarwanda, tukagomba guterwa ishema n'ubwo bunyarwanda. Ikindi ni ukuba inyangamugayo. Kuba inyangamugayo ndibaza ko mwese mwumva icyo bivuze. Za kirazira rero, za kirazira gusumbisha inyungu zawe bwite ku nyungu rusange. Kikaba kizira kugira ingengabitekerezo ya jenoside n'amacakubiri, kuko tuzi aho byatugejeje. Tuzi ko byatugejeje kuri jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Hari umuntu n'umwe wambwira ko yungukiye muri iyo jenoside? Kandi ngira ngo n'andi mateka yose yabanjije n'iyo jenoside, nk'uko nabivuze, hari benshi yateye ibikomere, na nyuma ya jenoside hari benshi bagize ibikomere kubera inzira buri wese yagiye anyuramo. Buri wese agiye avuga inzira yagiye anyuramo, cyangwa agasubiza amaso inyuma akareba ibyo yanyuzemo, usanga ari ibintu biteye ubwoba. Ijambo rero Ndi Umunyarwanda icyo rigamije ni uguhuriza hamwe umutima w'ubunyarwanda nk'igicumbi kiduhuza. Mu mateka yacu ikintu cyagiye gikunda kugaragara nk'igitanya abatuye u Rwanda, akenshi usanga ari amoko, ari uturere, aho abantu bagiye baturuka. Uyu rero akaba ari umwanya wo gutekereza ku mizi n'impamvu nyakuri ziba zibiri inyuma, tukagira ngo tuze kubiganiraho. Muraza, ntabwo ndi butinde ku mateka, muraza kugezwaho ikiganiro ku mateka y'igihugu cyacu na Honorable Kaboneka Francis, nk'uko babibabwiye, nk'uko MC yabivuze. Tukaba turi buze noneho no kugezwaho n'ikiganiro ku nzira y'ubumwe n'ubwiyunge, noneho no kuri iyi gahunda ya Ndi Umunyarwanda
nyirizina turi bugezweho na secrétaire exécutif wa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge. Tukaba rero dukwiye gukomeza tukagira isura nziza, kuko mwebwe nka diaspora iri hano muri ibi bihugu by'amahanga, buriya muba muhagarariye abanyarwanda aho bari hose, kuko uzakubona ntabwo azakubona mu ishusho y'ubuhutu, ntazakubona mu ishusho y'ubututsi, ntazakubona mu ishusho y'ubutwa, ntazakubona mu ishusho y'uburescape, ntazakubona mu ishusho y'uwavuye aha n'aha, azakubonamo umunyarwanda. Azakubonamo umunyarwanda, kandi akubonemo umunyarwanda ukomoka mu gihugu kivugwa neza ahantu hose. Kuko ndabibabwira nk'abantu aho ugiye hose usanga bataka igihugu cyacu, ndetse ahubwo ugasigara wumva wibaza uti se ko none ibyo nagombaga kuvuga cyangwa se banarengeje ibyo nakagombye kuba nivugira. Il y a de quoi être fier y'ubwo bunyarwanda. Mukaba rero musabwa gukomeza kugira iyo image nziza y'igihugu ijyanye n'aho igihugu kigeze cyiyubaka, cyihesha agaciro mu ruhando rw'amahanga nk'uko nabitubwiye. Turagira ngo muri aka kanya tuze kuganira ku byo twagiye twiyubakamo cyangwa ibyo tubatswemo n'ibikomere by'amateka mabi nk'uko nabibabwiye, ku buryo amarangamutima yacu aduhatira kwanga uwo tudahuje. Biradufasha kandi kwakirana ubutwari ayo mateka yacu, bikaza kutwereka ko twese hamwe dukeneye kwinjira mu nzira yo gukira ibyo bikomere nahoze mvuga buri wese agendana nabyo. Tugiye kumara rero imyaka 20 tugerageza gusana ibyasenye ubumwe bw'abanyarwanda ku buryo butandukanye, hashyirwa imbaraga ku gutsinda ubwicanyi, umwiryane, irondakarere, irondakoko n'akarengane aho kaba gaturutse hose. Igihe turekirageze rero ko dushyira imbaraga zacu hamwe, tukazishyira hamwe kugira ngo turenge ya marangamutima yacu akitubereye inzitizi, kugira ngo tugire ya esprit rwande. Ibi rero birasaba urugendo rwo kwitekerezaho, aho umuntu yaba yateshutse ku bunyarwanda, bwa bunyarwanda mvuga bw'ubunyangamugayo, bwa bunyarwanda mvuga bwo gukunda igihugu no gushaka kuzakiraga abana bacu ari cyiza, bwa bunyangamugayo kwa kundi kumva ugomba guharanira guteza imbere igihugu cyacu. Izo mbaraga tugomba kuzishyira hamwe tukarenga ya marangamutima yacu. Ibi rero birasaba urugendo rwo kwitekerezaho, aho umuntu yaba yarateshutse ku bunyarwanda agatangira urugendo rwo kwitandukanya n'ikibi. Iyi nsanganyamatsiko ndi umunyarwanda turaza kuyiganiraho birambuye, tukimakaza umuco wo kuganira dushyira imbere ukuri, kuko ariyo nzira yo gukura urwikekwe hagati y'abanyarwanda, kandi akaba ari n'intwaro ikomeye, kuko baravuga ngo abashyize hamwe nta kibananira. Ndabeshya? Tugomba no gushyira hamwe tugakunda igihugu cyacu, tukagikorera, tugakomeza kurinda ibyo twabashije kugeraho. Munyemerere rero dukomeze tugire ubwo butwari, twinjire muri iyi gahunda dutekereza icyo tugomba kuyivanamo kandi kidufitiye akamaro twebwe, gifitiye akamaro abo tubyara, gifitiye akamaro
abanyarwanda bose muri rusange. Nkaba rero mbifurije ibiganiro byiza, mugire amahoro y'Imana, Imana ikomeze ibane namwe kandi ibayobore mu byo mukora byose. Murakoze. Arakoze Presidente w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite, arakoze kutugezaho iki kiganiro cyiza. Mu rurimi rw'igifaransa baravuga ngo ce qui se conçoit bien s'énonce bien. Iyo ibintu byumvikana neza bisobanurwa neza. Ngira ngo ijambo amaze kutugezaho rirasobanutse kandi n'andi magambo aza gukurikiraho numva ari uko nguko biza kugenda.